Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba uri mushya kuri uyu murongo, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri ya gahunda yacu yo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya tugiye kugaruka ku mukunzi wacu wadusabye ko tumusobanurira izina Joanna. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Mr Felix, nguhaye ikaze. Joanna ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu Giheburayi ku izina Yohana, rikaba risobanura ubuntu bw'Imana cyangwa se impano y'Imana. Ngiyo ari umuhungu bamwita John. Ngo dore rero bimwe mu bintu biranga Joanna. Ngo Joanna aba ari umuntu ushaka gukora ibintu bitandukanye mu gihe kimwe, ngo agakunda kuba umuyobozi aho kuyoborwa. Ngo Joanna rero ibintu bye byose bigezweho binyuze mu kwitanga no kudacika intege. Ngo Joanna ni umuntu ugira umwete ngo ariko ngagira amahane cyane. Usanga rimwe na rimwe nganyuzamo akiyemera ngo iyo bibaye ngombwa, ngo kandi ngo rimwe na rimwe ngo ntiyihangana kubera gukunda gutegeka abandi. Ngo usanga kandi ngo aba ashaka ko ibyifuzo bye biba itegeko. Ngo Joanna akunda umuryango we akawitaho ndetse ngo akanawitangira. Ngo usanga kandi ngo akunda gusabana n'abandi. Ikindi rero wabasha kumenya kuri uyu mwana w'umukobwa, ngo Joanna usanga akunda guha agaciro ibintu bijyanye n'ubwiza nk'imitako, imikufi, ibikomo n'ibindi bintu byose bituma abantu babona ko yabaye mwiza cyane kurushaho. Icyo nakubwira rero kuri uyu mwana w'umukobwa, ngo Joanna ni umuntu uvugisha ukuri. Ngo kandi nawe ngo aba ashaka yuko abandi bantu batamubeshya, aba yifuza ko mbese bamubwiza ukuri ntacyo bamukinze nk'uko nawe abikora. Ngo Joanna aba ashaka kwigenga, agakora atari ku itegeko, ngo kuko aribyo bituma abona umusaruro mwiza. Iyo akiri umwana, usanga Joanna aba ashabutse, mbese ashaka kumenya byinshi bitandukanye. Ngo dore rero bimwe mu bintu Joanna akunda. Ngo akunda politiki, igisirikari, igipolisi n'ibindi bintu byose by'ubujyanama ku bandi. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Joanna. Nawe niba ari izina wifuza ko tugusobanurira, twandikiye muri comment maze tuzarigusobanurira. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nturarikira gukurikirana icy'ubutaha. Twari kumwe ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.